hari produit chimique zimwe na zimwe tugomba gukenera, hari iyo bita Nitrosol cyangwa se Antisol. Ni produit chimique nziza cyane kandi ikenewe. Nyuma ya Antisol tuzakenera Caustic Soda. Iyi ni no commercial ariko ifite no chimique bita sodium sodium hydroxide. Indi produit tuzakenera niyo bita soda hash. Nayo ni izina riri commercial ariko no chimique ni sodium carbonate. Tuzakenera sodium lauren sulfate. Nayo ni produit chimique tuzakenera iyi sodium lauren sulfate nabwo yitwa Texabo, tuzayikenera mu byo tuzakoresha. Tuzakenera indi produit chimique bita sodium tripolyphosphate cyangwa se pentasodium tripolyphosphate. Iyi nayo tuzayikenera kuko ni bumwe mu bwoko bwa produit chimique ikunzwe cyane. Tuzakenera indi produit chimique bita sulfonic acid cyangwa se sulfuric acid kugira ngo isabune yacu ibashe kugira imbaraga. Foaming booster nayo ni produit chimique nziza cyane ikunze gukoreshwa mu isabune y'amazi kugira ngo isabune yacu ibashe gukomera. Sulfonic acid nayivuze nayo ni ngombwa gukora isabune y'amazi. Nyuma ya sulfonic acid cyangwa se sulfuric acid hari izindi produit chimique tugomba gukenera mu gihe turi gukora isabune yacu. Ibara mwese murarizi, ushobora gukoresha ubururu, ushobora gukoresha umuhondo. Hari ka perfume nako ni ngombwa kugira ngo isabune yacu ihumure neza. Dushobora gukoresha na formaline. Iriya formaline ni nziza cyane mu isabune yacu kuko nayo idufasha kwica bacteria cyangwa se microbe zose ziri mu iriya sabune kugira ngo isabune yacu tuzayikoreshe twumva turi safe. Ikindi nyuma ya formaline, iyi foaming booster niyo yonyine ishobora kongera kureta ku isabune. Kumwe mubona isabune yacu ireta, niyo mpamvu twashyizemo foaming booster. Iyi ni oda rero y'ibyo tuzakenera: Nitrosol, Caustic Soda na soda hash. Iyo ni oda ya mbere. Oda ya kabiri CILOS STPP sulfonic foaming booster. Iyi ni oda ya kabiri. Oda ya gatatu ivanga nayo ni kara, ni perfume, ni formaline. Tugiye kubereka noneho quantité y'ibyo tuzakira. Niba tugiye gukora isabune iri hagati ya litiro 10 cyangwa se 15, tuzakenera amagarama akurikira: Nitrosol 50, Caustic Soda 40, soda hash amagarama 200. Indi quantité ni quantité ya Texabo, ushobora kugura amagarama 50 cyangwa 100, STPP amagarama 60, sulfonic nayo ni igice cya litiro na foaming booster ni igice cya litiro. Indi quantité z'ibyo tuzakenera: kara na amagarama 20, perfume mililitiro 30, formaline ni litiro 30 nayo kuko aya ngaya ni amarikidi, niyo mpamvu tubibara muri mililitiro. Turatangiye rero. Uko dutangiye rero gukora isabune yacu, Nitrosol cyangwa se Antisol ugomba kuba uyifite iri hafi aho ngaho, Caustic Soda iri hafi aho ngaho, tugomba kuba dufite soda hash hafi aho ngaho, indobo iri hafi aho ngaho, sodium lauren sulfate iri hafi aho ngaho, stirring rod iri hafi aho ngaho, sodium triphosphate iri aho ngaho, sulfonic acid biri aho ngaho nkuko nagiye mbibabwira, foaming booster iri aho ngaho hafi aho ngaho, kara iri hafi aho ngaho, perfume iri hafi aho ngaho. Nkuko mubibona kuri ekara yanyu, nkuko ngenda mbibereka, byose bigomba kuba biri hafi aho ngaho. Muri za litiro 15 tugiye gukoresha, wafashe ugashyira ku ruhande. Ushobora gufata agakombe k'amazi ukagashyira muri ya ndobo yawe tugiye gukoreramo solution, ukongeramo Nitrosol. Iriya ni Nitrosol turi gusukamo buriya nkuko mubibona. Uko ugenda ushyiramo Nitrosol, ya stirring rod yawe urayifata ukayishyira mu mazi, ugatangira ugasitiringa cyangwa se ugakoroga. Uko bigenda byivanga ni nako ugenda wongeramo iriya Nitrosol
buhoro 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 buhoro, ari nako ugenda uvanga witonze, nta bwoba ufite, nta gihunga ufite, kuko uba wamaze kwiporoteja. Biba byiza cyane iyo uri umutangizi, kuko iyo utiporoteje ushobora kwimenaho ziriya produit chimique, kandi iyo ziguye ku ruhu, uruhu rurangirika. Iyo wamaze kubimenyera nk'umuntu usanzwe ubikora, ushobora kubikora kuko uba uzi igishobora kukugirira nabi ku ruhu, kuko ziriya produit chimique zose siko ziguye ku ruhu zarwangiza. Iyi ni step ya mbere rero. Step ya kabiri, uzafata agasahani ku ruhande cyangwa se akandi gakonteyina, ufata agakombe k'amazi ushyire mw'iriya konteyina cyangwa se mw'akariya gasahani, ufate ya magarama ya caustic soda naberetse bwa mbere, uyashyire muri ya mazi, uvange binoge buhoro buhoro. Nibimara kunoga, ubimene muri ya solution twakoze bwa mbere irimo antisol cyangwa se irimo nitrosol. Ubwo hariya tuvanzemo solution ya caustic soda. Uko tuyivangamo rero ni nako ugenda ukoroga, urakoroga noneho kugira ngo bibashe kwivanga. Step ya gatatu, nabwo nongeye gufata ka gasahani gatoya cyangwa se iriya container yanjye, nshyizemo ya mazi nabwo make, nongereyemo soda ash, nabwo ndongera mvange mbivange. Uko ngenda mbivanga ni nako bigenda byivanga n'amazi. Utegereze wumve ko biri kunoga. Nibimara kunoga, ubishyire hehe? Muri ya solution ifitemo nitrosol, ifitemo caustic soda. Ni ukuvuga ngo hariya dushyizemo indi solution ya gatatu ariyo bita soda ash. Ni ukuvuga ngo mw'iriya ndobo hamaze kujyamo amasolution angahe? Atatu. Solution ya mbere twakoze ni solution ya nitrosol cyangwa se antisol solution. Solution ya kabiri ni caustic soda solution. Solution ya gatatu dushyizemo ni soda ash. Ubwo mw'iriya ndobo mubona hamaze kujyamo amasolution angahe? Atatu. Ugiye kubivanga rero. Ubwo ndimo ndavangira ya masolution angahe? Atatu, kugeza igihe wumva binogeye. Ndaje rero nabwo mfashe akandi kantu katari ka kandi nakoreshaga, karimo SLS sodium lauryl sulfate. Nabwo mfashe kuri ya mazi nateganije wenda ya litiro 15, mvangiyemo solution ya CRS. Maze kubivanga, ndyongereye muri ya solution nabwo nakoze ifitemo solution ya nitrosol, caustic soda, soda ash. Ubwo nongereyemo solution ya CRS sodium lauryl sulfate. Nabwo mbishyizemo hariya, ngiye kongera kuvangiramo hamwe uko ari amasolution angahe? 4 amaze kugeramo. Murabona uko mbikora namwe, ariko mugomba kujya mubikora muri mu rugo. Uko ngenda mbikora ni nako namwe mwakagombye kugenda mubikora. I'm stirring my solution. Nshobora kugenda mu nzira imwe nkongera nkagaruka mu yindi nzira kugeza igihe numva mu maboko yanjye biriya bintu bimaze kugira ute? Kwivanga. Nari ndimo mbabwira akamaro ka formaline. Yica amabacteria cyangwa se za fungi ziri mw'iriya solution. Ndacyasitiringa, ndacyavangavanga kugeza igihe solution yanjye numva mu by'ukuri imaze kugera ku rwego nifuza. Ndaje rero, indi etape tugezeho, nongeye gufata ya container yanjye. Biba byiza niba nkoresha container imwe, ngomba kubanza kuyoza kugira ngo ibyasigayemo bitaza kwica ibindi ngiye gushyiramo. Nongeremo amazi avuye kuri za litiro 15 napangiye. Nongereyemo STPP. STPP ni sodium
tripolyphosphate cyangwa se igira irindi zina bita pentasodium tripolyphosphate. Ndayivanze nyivangira ukwayo, maze kuyivanga nyongereye muri ya solution nabwo nakoze ku ruhande. Ubwo nyimennye mwiriya ndobo irimo za solution zose. Muzi ko mwiriya ndobo hamaze kugeramo Nitrosol solution, Caustic solution, Soda hash solution, noneho shyizemo na STPP solution. Ndongera mbivange byose kugira ngo kimwe kinjire mu kindi. Iyo wumva uri kugenda uruha, ushobora kuba ufite mugenzi wawe ku ruhande akakuruhura, ariko ntabwo biremereye cyane. Ndaje rero muri ya solution yanjye ifite SLS STPP, Nitrosol, Caustic Soda, Soda hash, nongereyemo sulfonic acid. Murabona ko nongereyemo sulfonic acid. Nyuma ya sulfonic acid nongereyemo foaming booster. Ndagira ngo mbibutse ahangaha tuhageze, n'iryari dushyiramo sulfonic acid, n'iryari dushyiramo foaming booster. Sulfonic acid na foaming booster biza nyuma tumaze gushyiramo Nitrosol, Caustic Soda, Soda hash, SLS STPP. Nyuma yo kubishyiramo rero, nyuma yo gushyiramo sulfonic acid na foaming booster, nshobora kugenda ngafata kara yanjye nkayongeramo kara, nkayongeramo ibara, nkarishyiramo hariya. Uko nshyizemo ibara ni nako ngenda mvanga. Mbere yuko nshyira mu ibara ariko mwibuke ko twashyizemo sulfonic acid na foaming booster. Ndabanza nkavanga ya sulfonic acid sulfonic acid na ya foaming booster nashyizemo, nabyo nkabanza nkabikoroga kugira ngo byivange na ya solution twakoze ya bya bindi byose. Noneho step ya nyuma rero, naka gasahane nabwo nongeramo amazi, nkavangiramo na ya kara yanjye, nkabivangira ku ruhande. Impamvu mbivangira ku ruhande ni ukugira ngo mbega mbanze nkore solution ya kara iri concentré. Yamara kuba iri concentré, iyo nyimenye mwiriya ndobo yanjye ifite za solution zose twakoze, bita ko byivanga mu buryo bworoshye. Nkuko mubibona kuri ekara niko tugomba kubikora. Murabona ko mbimenyemo hariya. Kubimenamo rero bita ko bimfasha kubona umwimerere wa solution yanjye. Ni ukuvuga ngo ya solution ya kara yise ko yivangamo hariya. Murabona ko bitangiye guhinduka, birimo biragenda bihinduka buhoro buhoro uko ugenda uvanga, uko ugenda uvanga. Nyuma yo gushyiramo kara rero, mwibuke ko isabune yacu ntabwo tugomba kuyitunga idahumura, kuko tudashyizemo impumuro ya sabune wajya uyikoraho cyangwa se wajya uyikoresha ukumva irahumura ukundi, kubera ko ibikozwe n'amaproduit chimique. Hari n'abo usanga bitera isesemi, ukumva mbega bibamereye nabi cyangwa se bibaguye nabi. Kugira ngo rero bitabagwa nabi, turashaka impumuro dushyiramo. Hari abantu rero usanga bikundira impumuro ihumura nk'irongi, akantu gahumura neza nyine karimone, kugira ngo hari n'abagakoresha ukumva kabaguye neza cyane. Urabona ko nongereyemo ka perfume. Nyuma yo gushyiramo ka perfume rero, ngiye kongeramo na formaline. Formaline izamo ku munota wa nyuma, izamo ku munota wa nyuma. Impamvu tuyishyiramo ku munota wa nyuma, nababwiye ko iriya formaline ari amaproduit chimique yose twakoresheje. Nta produit chimique itagira za microbe, nta produit chimique itagira za bacteria, nta produit chimique itagira amafangi. Iyi formaline akamaro kayo, it is like a killer. Irazi kica ziriya bacteria zose, ziriya microbe zose, kuko nta yindi produit chimique twongeramo ku munota wa nyuma
mu gihe tumaze gushyiramo formaline biba birangiye. Ni ukuvuga ngo formaline iragenda ikica bagiteri zose, noneho isabune wayikoraho uba uri safe, uba wumva ko ntacyo ishobora kugutwara. Kubera iki? Nta bagiteri n'imwe ibirimo. Iyo tumaze gushyiramo rero iyo mpumuro yacu, dushyiramo n'iriya kara, none tukanashyiramo na formaline. Murabona impamvu twongeremo amazi? Ni uko iriya sabune yacu yari itangiye gukomera, isa naho ifashe. Uko igenda ifata ni nako wongeramo amazi kugira ngo ukore isabune ku rwego wumva wifuza. Ndabashimiye rero, ukeneye produit chimique yampamagara kuri telefone yanjye, muraza kubona kuri iyo ekara, kugira ngo mubashe mwikorera isabune muri aho ngaho iwanyu. Imana ibahe umugisha.